Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, adatuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0788531626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cya nyacyo. A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. B, akayira k'abanyamaguru. C, aho abanyamaguru bambukira. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo B, akayira k'abanyamaguru, na C, aho abanyamaguru bambukira, bikaba ari ibisubizo by'ukuri byombi. Aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango, baba bari kukibuza. Harimo imodoka, ntihanyurwa n'imodoka. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Harimo za modoka zagenewe gutwara ibicuruzwa, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Birumvikana kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Video irahari, subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe, cyangwa unyandikire kuri WhatsApp, nimero zanjye mba nazibahaye nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni ubuhe buremere? A, toni 20, B, toni 16, C, toni 12, D, toni 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni C, toni 12, uburemere ntarengwa kwa bino binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3. Iyo bavuze umutambiko, niba ikinyabiziga kigira umupine umwe iburyo undi ibumoso, kiriya kirimo hagati kibihuza nicyo bita umutambiko. Rero kwa bino binyabiziga bifite imitambiko 3 biba bigomba gutwara byibura toni 12. Ndizera ko ramustamo C, ndizera ko muzikandika ku papuro. Ariko nubona bakubwiye ngo gifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo imitambiko yo kuri makuzungu, uzamenye ko uzasubiza ngo toni 16. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0788531626. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoro cy'ikuru niyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Niba umuyobozi w'ikinyabiziga aguturutse inyuma akakwereka ko ashaka kukudepasa, kugira ngo umwereke ko wabibonye, ntabwo ugenda ngo umuhamagare,
ahubwo mukoresha ibimenyetso, mukoresha amatara. None iryo tara ukoresha umwereka ko wabonye ko ashaka kukunyuraho, iryo tara riba rifite amabara asa ati: A umuhondo, B icyatsi kibisi, C umweru, D umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B icyatsi kibisi, kugira ngo umwereke ko wabonye ikimenyetso cy'uko ashaka kukunyuraho ukoresha itara risa icyatsi kibisi. Noneho hari ikindi kibazo bajya babaza ngo ese iryo tara ry'icyatsi kibisi rishyirwa hehe ku kinyabiziga? Uzavuge ko rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Niba kubaza ngo riba risa rite, uvuge ko ari icyatsi kibisi. Ndizera ko ramuzitamo igisubizo cya nyacyo. Ndizera ko ramuzikandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yarayicagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Icyo gice kiba kigenewe iki? A ahanyurwa n'amagare na velomoteri, B ahanyurwa n'ingorofani, C ahanyurwa n'ibinyamitende, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C ahanyurwa n'ibinyamitende. Batubwiye ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa. Bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa cyangwa se ni igice cy'umuhanda, ujye wumva ko n'ubundi kigomba kunyuramo ibinyabiziga, ariko ngo gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Muri make icyo gice cy'umuhanda nta modoka yacamo ngo ikwirwemo, aba ari hariya hanyurwa n'ibinyamitende. Ndizera ko ramuzamose ndizera ko ramuzikandika ku papuro. Isomo rirahari ry'ibimenyetso byo mu mihanda. Yandikira kuri WhatsApp cyangwa ujye kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ureba amasomo mba nabashyiriyeho kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Wibuke gukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose ndashyiraho ujye urahita ukibonera kugiye kubona icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ikuruwe n'ibihe binyabiziga? A igare, B velomoteri, C ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Ndizera ko ramuzamose ndizera ko ramuzikandika ku papuro. Niba kikubaza bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, uzahitemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko aba ari ipikipiki ariko ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wayihisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Ese ni mpande enye cyangwa ni uruziga? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A akazamuko gashinze cyane, B umuhanda utaringaniye ibumoso, C ahantu umuhanda umeze nabi, D ahegereye utununga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A akazamuko gashinze cyane. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi ibyapa biburira ugomba kubibona hakiri kare. Bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Kikaba kikubwira ngo ugiye kugera ahantu hazamutse cyane. Noneho rino 10% bashyizemo ntabwo ari ryo rihoramo.
bashobora gushyiramo 5%, bashobora gushyiramo 15%, bashobora gushyiramo 20%, bitewe n'ukuntu ako kazamuko karaba gashinze. Urumva niba bavuga 10%, ahandi bakavuga 20%, aha 20% niho hazaba hashinze cyane. Ndizera ko rero waramutamo A, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Tugira amoko atanu ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe iriya video nagukoreye y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ajya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona no matara ndangaburumbarare nijoro igihe ijuru rikeye. Mu ntera ingana iki? A metero 50 nibura, B metero 100, C metero 150, D metero 200 nibura. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D muri metero 200 nibura. Ndakeka ko rero waramusamo D, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Noneho amatara ndangacyerekezo ari byo mwita ngo ni ibinyoteri ni muri metero 150. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Ibyo byose mba bivuze hakiri kare kubera ko nzi ko ari ibibazo babaza kugira ngo ugerweho mu kizamini wakora mu kanya ubifite amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo uretse kubyerekeye imihanda irombereje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Icyo gice kiba kigenewe iki? A guhagararwamo umwanya muto gusa, B guhagararwamo umwanya munini gusa, C guhagararwamo umwanya muto n'umunini, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C. Icyo gice kiba kigenewe guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ubundi bari kuvuga parking. Uretse kubyerekeye imihanda irombereje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, kiriya gice cy'umuhanda kiri hakurya, kiriya kiba cyegeranye n'uriya murongo mugari ucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze inkombe z'umuhanda cyangwa se aho umuhanda ugarukira. Mubona ko parking n'ubundi biri kuri murongo ugaragaza aho umuhanda ugarukira. Kiriya gice rero cya parking ubushobora kugihagararamo akanya gato cyangwa akanya kanini. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tunanditse ku gapapuro, ariko ugomba gusobanukirwa ko bari kuvuga parking ira ibiri ku muhanda. Ndizera ko uramutamo C, ndizera ko uramutse ku gapapuro. Kibazo cya 9 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Bikava kuri metero 2 na santimetero 75 bikagera ku bihe bipimo: A metero 4, B metero 3 na santimetero 50, C metero 3, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C kuri metero 3. Biva kuri metero 2 na santimetero 75, ibipimo bikagera kuri metero 3. Ndizera ko uramutamo C, ndizera ko uramutse ku gapapuro. Utari wayisemo, ndizera ko nikiza mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Kibazo cya 10 kikabaza ngo mu mijyi no ku mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu,
ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntibushobora kurenga ibihe bipimo: a toni 10, b toni 16, c toni 24, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bari kukubwira ngo ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ibaho ntibushobora kurenza toni 10, ntibushobora kurenza toni 16, ntibushobora kurenza toni 24, kandi hari amakamyo menshi arenza buno buremere baduhaye. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hari nka biriya bikamyo bitwara nk'itaka, biriya bikora ku mihanda, kiba cyatwara toni 40. Rero hano batubwiye ngo ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ibaho ntibushobora kurenga bino bipimo baduhaye. Bino bipimo baduhaye hari amakamyo menshi yabirenza. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramusamo D, ndizera ko ramusikandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka. Wowe mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626. Tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, akazamuko gashinze cyane. B, umuyaga w'intambike. C, uruhererekane rw'amakoni. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo umuhanda unyerera. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, umuhanda unyerera. Uri kubona ko turebeye kwa bino birango ino modoka iri kwandika 8, bivuze ko umuhanda ugiye kwinjiramo araba ari umuhanda unyerera. Bakabikubwira hakiri kare. Murabizi bino byapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Bakabikuburira hakiri kare kugira ngo uze kugera kuri icyo cyago warushijeho kwitonda. Rero ugiye kugera ku gice cy'umuhanda kiri kunyerera. Ndizera ko ramusamo D, ndizera ko ramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Ibihe biba bibujijwe kubyongera ku kinyabiziga: A, imitako. B, ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Birabujijwe kongera ku kinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri imitako cyangwa ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba w'ikinyabiziga. Biba bishobora kubangamira imigendere isanzwe y'abandi bari gukoresha umuhanda. Biba bibujijwe rero. Niyo mpamvu duhisemo C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A, mu minsi 5, B, mu minsi 8, C, mu minsi 15, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B mu minsi 8. Bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyiri karita bihindurwa. Niba hari handitseho wenda Jean Paul, bagiye wagurishije ikinyabiziga cyawe wagihaye wenda Alex, kugira ngo ibyo bihindurwe, ibyo byari byanditswe ku ikarita yawe babihindura bashyireho noneho amazina y'ugiye kukigura, bagomba kumenyesha ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu baro ishinganye. Ibyo bikorwa mu minsi 8. Noneho ikinyabiziga cyoherejwe mu mahanga burundu cyangwa kitagikora kitazasubira mu muhanda, ibyapa ndanga bikurwaho bikoherezwa mu biro by'umusoro. Ibyo byo bikorwa mu mezi 2, were kujya ubyitiranya. Ariko iyo bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyiri karita bihindurwa, bikorwa mu minsi 8. Ndizera ko ibyo bibazo bibiri niba bikubaza utazabyitiranya. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze aho banyura bazenguruka, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ugeze kuri rompuwe. Atanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. B, tanga inzira ku binyabiziga biremereye gusa. C, tanga inzira gusa niba uri mu nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka. D, komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kugwa inzira yo gukomeza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni A, tanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Ubundi ugeze hariya kuri rompuwe uhasanga ibinyabiziga byagutanze kuhazenguruka, akenshi ni biriya binyabiziga biba biri ibumoso bwawe. Utanga inzira kwa biriya binyabiziga biri ibumoso bwawe, kubera ko iyo tugeze ari abanyura bazenguruka, icyerekezo cyose waba uturutsemo winjirira iburyo. Rero biriya binyabiziga biri ibumoso bwawe aba ari bya binyabiziga byagutanze kuhazenguruka. Ugomba rero guha inzira ibinyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Ndizera ko ramusitamo A, ndizera ko ramusikandika ku papuro. Tari wayihisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiriramo iyo ageze aho banyura bazenguruka. Ugeze kuri rompuwe se winjirira he? A, ibumoso. B, ibumoso gusa igihe ayobowe n'ikimenyetso kimurika. Biriya bimenyetso bimurika biba biri gukoresha amatara 3 ariyo mutuku, umuhondo n'icyatsi. C, iburyo cyangwa ibumoso. D, iburyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, iburyo. Icyerekezo winjiriramo iyo ugeze hariya kuri rompuwe winjirira mu cyerekezo cy'iburyo. Ndizera ko ramusamo rero D, ndizera ko ramusikandika ku papuro. Waba uturutse hose uhita winjirira iburyo. N'uyu munsi mu kanya nugera kuri rompuwe nk'iyo mu mujyi, urebe ahantu ikinyabiziga kirahita gikata, kirahita kinjirira iburyo bitewe n'ahantu cyari giturutse. Ndizera ko ramusamo rero D, ndizera ko ramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande 3. Umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. B, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. C, ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, uburenganzira bwo gutambuka mbere, na B, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, bikaba ari ibisubizo by'ukuri byombi. Aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Hari abantu bakunda kwitiranya ino B n'ino A, bari kukubwira ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere. Aho hantu ugeze, aho hantu ubonye icyo cyapa, ufite uburenganzira bwo guhita uhatambuka mbere. Mu gihe kuri B bari kutubwira ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda kwegereye. Ubonye icyapa ahangaha, ariko ngo ahangaha ntuhatambuke mbere ngo uze gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda kwegereye rero buze kubona.
oya ibyo ntabwo bibaho, ahubwo uba ugomba kugikurikiza aho ukibonye. Niyo mpamvu tuba tugomba guhitamo A, uburenganzira bwo gutambuka mbere, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, video irahari, subiraho uyirebe kugira ngo ibyapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, bikurikizwa gusa hehe? A, mu masangano. B, mu bimenyetso bimurika aho biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Bari kukubwira ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa mu masangano. Ahantu imihanda ihuriye wajya urabihabona ukabyubahiriza, ariko ahandi ubibonye ukajya urabyirengagiza. Oya, noneho mu bimenyetso bimurika wabibona kuri feruje ukabyubahiriza, ariko wajya urabibona ahandi hantu ukajya urabyirengagiza. Nabyo oya, ahubwo uba ugomba kubikurikiza, haba mu masangano, haba mu bimenyetso bimuritse, haba mu nsisiro ndetse n'ahandi hose urabibona, ugomba kubahiriza ibyo biri kukubuza cyangwa se ibyo biri kugutegeka. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Ijambo umugenzi bakoresheje ntugire ngo bari kuvuga umunyamaguru, n'ubundi bari kuvuga ku bayobozi b'ibinyabiziga. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? A, ko hari icyago. B, icyago kidasobanuye ukundi. C, imiterere y'icyago gitunguranye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ko hari icyago. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Haba hari ikoni riri iburyo bakabikubwira hakiri kare, haba hari umuyaga w'intambike bakabikubwira hakiri kare, haba hari amabuye ahanuka bakabikubwira hakiri kare ko hari icyago. Uze kugera aho hantu warushijeho kwitwararika kugira ngo icyo cyago gihari kitakugiraho ingaruka. Ndizera ko ramutamo rero A, ndizera ko ramutiyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije ku kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahakurikira. Itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga? A, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. B, ahegera inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga. C, inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni A, ahegera inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Rino tara ndanganyuma n'ubundi riba rigomba gushyirwa ibumoso, kubera ko n'iryari nukoresha n'ubundi ugiye nko kunyuranaho uri kubwira umuyobozi w'ikinyabiziga ko imbere nta kibazo gihari, ubukoresha rino tara ndanganyuma. Kubera ko rero no kunyuranaho bikorerwa ibumoso, riba rigomba kuba naryo riri ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ndizera ko ramutamo A, ndizera ko ramutiyandika ku papuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa utugarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ubundi itara ryose ry'ikinyabiziga byibura riba rigomba kuba riri muri santimetero 40 kuva ku butaka kugera ku tara rya mbere, ariko ikinyabiziga kidapakiye. Ariko ngo ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ntibikurikizwa ku yahe matara? A, amatara kamena bihu. B, amatara yo gusubira inyuma. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara akamena bihu n'amatara yo gusubira inyuma yo ntakurikiza rino tegeko. Ndizera ko ramusamo C, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo kubera baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha haba amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online. Wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.